Yewe biratangaje kubona hari umuntu utazi kwa uploadinga video cyangwa ifoto kuri TikTok. Urabona nk'iyi video kanyikwereke. Wewe wari mufunga ishati ati n'izindi zigiye zitandukanye, ukaba utazi kuba washyiraho video yaba iyo wikameye live cyangwa se indi video wenda waba wateguye ku ruhande, wakoze ikiganiro se, wakoze utundi tuntu nyine ushaka kwereka abantu kuri TikTok, ariko ukaba uzi ku editinga, ukaba uzi gukora video, ukaba uzi kwifata ukoresheje kamera ya telefone cyangwa se kamera isanzwe, warangiza ukaba utazi uburyo uraya uploadinga kuri TikTok ukoresheje imashini cyangwa se ukoresheje telefone. Iyi video rero ndi gukora ngiye kukwereka uburyo ugiye kujya uploadinga video zawe wafashe ukoresheje imashini cyangwa se ukoresheje telefoni, ukaza uploadinga kuri TikTok. Kora subscribe, ukoreshe na comment kugira ngo tujye tubana, ngiye nkugezaho utuntu twiza cyane twikoranabuhanga nkuko nabyiyemeje. Niyemeje ko ngiye kujya mbigisha ibintu byiza kandi ibintu bizajya bibagirira akamaro mu buzima busanzwe. Ushobora kuba ubona uba wifuza kuba wagaragara, wifuza kuba wagaragaza impano yawe, yaba binyuze hano kuri TikTok cyangwa se babandi babiyaminiya yumva afite utuntu ashobora gushyira kuri TikTok abantu bakamureba ndetse abantu bakaba bamukurikira bakamufollowinga. Rimwe wenda wigeze guha umuntu ngakwa uploadingire video cyangwa se ifoto, ubona birakunze, ubona abantu barabirebye, ariko amaze kwigendera uyoberwa ukuntu wajya ubigenza kugira ngo nawe uploadinge izindi video zigiye zitandukanye. Niyo mpamvu rero ubu ngubu ngiye kukwereka ukuntu ugiye kujya ubigenza, yaba ku mashini ndetse no kuri telefone. Reka duhere ku mashini. Ku mashini rero ukuntu bigenza, iyo uri muri TikTok hano hari ahantu handitse ngo upload cyangwa se hari akamenyetso ko guteranya. No muri telefone niko bimeze. No muri telefone hariho ako kamenyetso ko guteranya, uzakabona kari hasi cyangwa se ku ruhande bitewe na telefone yawe kimeze. Ako kamenyetso ni kuza ugenda ugakoraho. Natwe hano kuri upload niho tugiye gukora. Iyo umaze kuhakirika rero urabona hano bahise bakwereka select video to upload or drag and drop them here. You can upload up to 30 videos. Ushobora ku uploadinga video zigera kuri 30 unyuze hano hantu. Nukuvuga ngo rero hano uraselectinga video ushaka. Nukuvuga ngo ni video ziri ku bubiko bw'imashini yawe cyangwa se bwa telefoni yawe, niho uragenda uselectinge ukoreho katuwa klike. Urabona bahita baguha video zigiye zitandukanye, bahita baguha ama video uyo ushobora kwifashisha. Izi ni video ngiye mfitemo, reka nkoreshe wenda iyi ngiyi, reka nkoreshe iyi ngiyi. Aha, urabona yamaze kugeramo. Mu gihe rero yamaze kugeramo ntago uhita uploadinga ngo uvuge ngo uhite ukora poste bibe birarangiye. Hari ibyo ugomba kumanza kuzuzamo. Muri byo ugomba no gutegereza ikamanza ikarangira hano, nyine ikamanza ki uploadinga ikajyamo bagasuzuma nimba nta kibazo ifite, nimba itangiza amategeko n'amabwiriza ya TikTok byose. Ariko ndakwibutsa ukore subscribe, noneho warangiza ukazamo hano muri description yawe ukandikamo icyo video yawe iri gukora. Wenda reka twandikeho ngo kwigisha katwandikaho kwigisha computer. Urabona hano ushobora gukora nyine paragraph ndende usobanura video yawe ibyikora. Noneho hano nama hashtag rero ni nk'amagambo ushyiraho kugira ngo TikTok nijya kurekomanda video yawe imenya ahantu irayohereza bitewe n'abantu nyine bareba ibiganiro bimeze nk'ibyo ukora. Turakora hano kuri kano gahashi twandikeho wenda computer. Bikumva urabona hano computer, urabona ihita ijyaho hagahita hajyaho n'utundi dutandukanye. Ushobora gushyiraho nka 4 cyangwa 5. Cover rero ngiyi ushaka wa editing ugashyiraho indi
ahangaha ushatse wakora edit, ukaba wakora indi cover cya thumbnail ushyiraho abantu barajya babona, byaterwa nuko ubishaka. When to post, ubwo nimba ari ubu ngubu n'ubu, cyangwa se ugashyiraho igihe runaka ushobora kwifashisha, igihe runaka ushobora kuvuga ngo video yawe ize kuba yajya hanze. Noneho who can watch this video, ninde wifuza ko yajya areba video yawe se? Ni buri wese, ni inshuti zawe se, cyane wowe gusa? Ariko hano twebwe turahitamo kari everyone, buri wese nyine ashobora kuba yareba iyi video. Ibingibi ni ibindi bigiye biraho. Noneho iyo bisoje byose, umaze kubirangiza, umaze kubikora, umaze kuba buri kamwe kose wagakoze, uhita ukora hano kuri post, video yawe ikaba igiye ho. No kuri telefoni rero nuko turaje tubibereke nabyo ukuntu bigenda. Ahangaha kuri post ukaba urasoje muri rusange. Bana natwe kora subscribe, tujye tubana muri ibi biganiro bya buri munsi tugenda tukugezaho, tukubwira uko wamenya gukoresha iri koranabuhanga twazaniwe, iri koranabuhanga ndetse ridufasha mu buzima bwa buri munsi. Ndabashimiye cyane nshuti bakunzi ba Don't Speak TV, kora subscribe ariko tujye tubana mu by'ukuri.